twasubiramo ako kantu.
turi kumwe na Prosper Nkomezi nyuma gato ya practice twabashe kubatembereza tubereka uko byari byifashe muri repetition aho navuga yuko bageze kure imyiteguro y'igitaramo nyine gikomeye bafite ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi. Prosper umeze ute? Ndashima Imana meze neza. Repetition ndi kubona biri kugenda. Biri kugenda tugeze kuri imyiteguro. Mwe mumaze nk'igihe kingana gute? Tugize igihe kinini twatangiranye n'ukwezi kwa gatandatu. Okay, hanyuma kwa gatandatu kwa gatanu. hanyuma mbere ko tuza kugusezerana gize kurimbaho akantu gatoya and then abantu tubararikiye ibindi bazabibonere muri mu gitaramo ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi. Okay, twagiye. Igihe kimwe nari mu bihe bikomeye, nareba imbere nareba inyuma nkabona nta nzira we, numvijwe igihumure rimpamagara, komera sikama urarinzwe. Mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe, ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe. Prosper, niki wabwira abantu bakwitega cyangwa se bakwitegura ku munsi w'igitaramo nyirizina, niki ubahishiye? Mfite amatsiko menshi cyane y'uriya munsi, bazaze turamya Imana, duhimbaza Imana, hazaba harimo imbaraga z'Imana. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Ndabararikira, ndabatumira mwese kuzaza kwifatikanya nanjye kuri uriya munsi, ni tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi ku cyumweru nyuma ya saa sita.